Nizere ko umeze neza uri amahoro nshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ngewe nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda n'undi muntu wese wumva ururimi ndi kuvuga. Iki kiganiro cyitwa Gospel Talk. Warakoze gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro uko tubishyizeho, kandi ikindi Imana igumugisha niba utarayikora ukaba ugiye kuyikora. Be blessed. Hanyuma jya muri section comment hasi ahangaha uraza kubona groupe de WhatsApp twayishyira kugira ngo tujye gusura abarwayi kwa muganga. Dufite gahunda yo kuzajyayo mu mpera z'uku kwezi. Tuguhaye ikaze rero nawe niba wafatanya natwe kugira ngo dukomeze dukore umurimo w'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Uyu munsi rero nk'uko mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu, nago ndi jyenyine nifuje kugikorana na Jeannette Nyirahirwa. Muramuzi dusanzwe dukorana ibiganiro umunsi ku munsi, ariko uyu munsi tugiye kuganira. Hanyuma reka ku murongo wa telefone nk'ibisanzwe ndiko dukorana, muhamagare mubaze niba ari ready tumwakire, hanyuma twinjiye mu kiganiro cyacu. Mama Janet, waramutse neza? Waramutse neza. Yesu ashimwe. Sinahimbaza. Abongereza baravuga ngo long time. Nukuri hari hashize igihe. Nubwa kabiri ugiye kuvugira kuri uyu muyoboro wacu mushyashya twafunguye. Bwashize nakushyize ikiganiro twari twarakoranye kera cyo kuri Yada, ariko ndakeka abandi bo baje abamembers bashya. Je pense ko ari ubwa mbere bagiye kukumva. Wamanze ukatwibwira? Okay, ndabasuhuje cyane. ntabwo urumva harimo abatanzi. Nitwa Jeannette Nyirahirwa. Yego. Umukunzi w'Imana. Ukaba n'umuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Amen. Hanyuma Jane, impamvu nifuje ko tuganira, tubanze gusenga ariko. Okay, nta kibazo, reka dusenga Imana. Nguhaye ikaze. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye. Tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza ngo tuwishimiremo. Izina ryawe nirabane natwe. Bwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bibane natwe. Ya maraso wabwiriye Abisiraheli ku nkomagi z'amarembo bari muri Egiputa, akabakiza amakuba n'ibyago. N'abari yadushishumukaho muri iki kiganiro. Twebwe turemeye turaye ibikoresho byawe. Turemeye tugiye kuba amamikrofone ngo uvugiremo icyo wifuza kuvuga, kuko twebwe twahisemo kuba abawe cyangwa se abagaragu. Izina ryawe nirabwe icyubahiro muri iki kiganiro, yaba ngewe yaba na Janet n'abagiye kudukurikira duconnecte umwuka wawe ngo ari wo tubasha kuvugiramo, ndetse nabumva ari wo babasha kumvisha. Urakoze kuratangirana natwe, urakoze kurasozanya natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, urukundo rwawe rwinshi ari rwo rukomeza kubana natwe. Utugirire neza, utegure iki kiganiro kigira umumaro twebwe ubwacu n'abacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Hanyuma impamvu nifuje ko tuganira, maze iminsi ndi gukora ibiganiro byinshi cyane, nkakunda kugaruka ku ijambo rivuga ngo nago wabo umwadeperi ngube n'uwa Kristo, nago wabo umukatolike ngube n'uwa Kristo. Ku mugoroba umuntu wese turi kumwe namusobanurira ndavuga ngo iyo uvuze ngo ugateranyaho ikindi kintu aba ari uwo muntu uvanze n'icyo kintu. Ni ukuvuga ngo niba uvuze ngo umwadeperi, sibyo? It belongs ni possession. Ni ukuvuga ngo ubu wabaye uwadeperi umwana wayo. Yes. Donc cyangwa uri umuntu wayo. Urabona, reka tubigeranye nk'amazi n'ubugari nibwo abantu barabyumva neza. Urabona amazi n'ifu y'ubugari cyangwa se kawunga whatever, sibyo? Yego. Iriya fu ikifite yonyine wayikoresha ibyo ushaka. Hanyuma nari amazi nayo wayakoresha ibyo ushaka, wayoga, wayanywa, wayakaraba, donc wayasukira imboga, whatever icyo wumva ushaka gukoresha wagikoresha, sibyo? Ariko iyo umaze gufata amazi n'ubugari ukabihuza, already ya mazi yawe ntabwo wayakoresha icyo ushaka, na bwa bugari ntiwabukoresha icyo ushaka. Impamvu rero nifuje ko tuganira, nigeze kubona poste donc ivuga ko kuri 28 z'uku kwezi kwa Gashyantare hazaba igisibo, donc ku mpande z'abayisilamu 28 cyangwa 18 uko. Je pense namaze ngareba kuri nuza kuri poste, ariko je pense igisibo cyo cyatangiye. Yego. Uyu munsi turi 18.
Voilà ni by'abari 28 kuko cyatangiye ni 18 ubwo urumva nasomye itariki nibeshye kutabyizihiza nyine ntabwo rero bifashe mu mutwe ariko ba nyirabyibuba babifashe ni 18 kuko nka Paci TV niyo ngiye gukotinga yagize iti mu gihe kuri uyu wa gatandatu tariki ya 18 Gashyantare 2026 Kiliziya Gatolika y'isi yose itangira igisibo gitagatifu nyir'ubutungane Papa Leo XVI arasaba arasaba abakristo kurangwa no gutega amatwi ijambo ry'Imana no kwigomwa izo zikaba inkingi ebyiri zafasha umukristo. Donc nabo bakotinze Vatican News sibyo kuri uyu wa gatatu waravuze kuri uyu wa gatandatu uko turi ku wa gatatu cyakora amakosa ntago ndaba umunyamakuru uzuyarega bo nanone itangazo umuryango w'abayisilamu mu Rwanda Muslim Community RMC washyize itangazo kuri riva kuri head officer yaryo sibyo itangazo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wozi no kubisoma ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Muslim Community sibyo RMC bunejejwe no kumenyesha abayisilamu bose n'abanyarwanda muri rusange ko igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan kizatangira ejo ku wa gatatu tariki ya 18 Gashyantare. Ubuyobozi bukuru bwa Rwanda Muslim Community buboneyeho umwanya wo kwifuriza abayisilamu kuzagira igisibo cyiza cyuje imigishi Ramadan Mubaraka bikorewe i Kigali ku wa 18 Gashyantare 2026. Sheikh Sindayigaya Musa mufti w'u Rwanda yashyizeho rwose na kashe ye na ya RMC. Okay, impamvu rero nifuje ko tuganira donc nahereye kumwe mvuga ngo nago wabo umudive ngube n'uwa Kristo ntiwaba umukatolike ngube n'uwa Kristo. Wowe iyo principe cyangwa se iyo ideas nawe ni kuyemera ikakubwire rero hari amateka arisubira yego nta kintu cyaba turi kubona ubu kitabaye ni bikeye oya Bibiliya yivuga ko byose ibiba nta gishya kiba byose ibi kintu bivugiye hari igihe kimwe twigeze kugikoraho ikiganiro hari igihe kimwe abantu babyutse mu gitondo yego haza umwami ari umuhungu wa Salomo twigeze kubivugaho noneho arangije kuza baravuga bati bikoze ko Salomo yadukoresheje uburetwa tugatanga imisoro myinshi uyu muhungu ugiye kuza tujye kubanza kumakirizwaho twumve uko tuzabaho abakuru nyine bamutumaho yego baravuga ati Salomo we yadukoresheje ibi ngibi sibyo wewe uzatworohereza yari uguhamba noneho urumva ababyeyi nibo batanga imisoro ariko uwo mwami ko yari umusore yari umwana muto akaba inshuti n'urubyiruko ndamubwira ati bundi se urumva urabona isiragunyuramo kugira ngo abana bawe bandiri barye buriya ntago nirazizi we gusa abona ibiryo umuhungu wanjye bajya nsetsa ajya abona imodoka zinyuzeho ko Sharomo ya mama iwazi ko mama ari umuntu w'umukire rero noneho abana baravuga ati oya mubwire ko ubwo uzabarugiza ati niba noneho Salomo yabakubitaga iboko twe tuzabakubitisha Sikorupiyo abantu bituma bava mu gihugu barasandara bigira i Samariya ngo bahageze ariko bibuka ko muri bo harimo igicaniro kirimo bibuka ko bajyaga basenga babatse ubuzima budasenga ntabwo twabishobora ariko kandi batwasengaga ibi Yerusalemu gusa turabigenza gute ko dushaka gusenga kandi ko twumva Yerusalemu kujyaho no gutanga ibintu byinshi imisoro myinshi uburetwa bwinshi bigira inama yo gukora iki yo gukora ibigirwamana yego yo kuramya za Shera n'ibindi na za Dagoni aho kugira ngo tujye Yerusalemu byose no gusenga aho twebwe buri mudugudu ugomba kugira urusengero yego ati kandi abarewe si basigaye i Yerusalemu bagize ngo baraduhimye si ngombwa ngo tuzashaka wese ubyiyumvamo wese hari diri imaze iminsi numva ngo iryo sengeramo hari bageze gutanga itangazo ngo umuntu wese ubyiyumvamo kandi ufite amashuri ubishaka naze rwose yaplaye najye kwigora ibintu byo kumva association yacu yatanze itangazo hari igihe kigira akavuga ngo ubyiyumvamo wese ariko barangije kugerayo urumva abana bavutse abana bahakuriye bakuze babona bazi ko izo ngizo ari Imana yego bakuze bazi ko ari urusengero rw'Imana bakuze bazi ko abo ngabo ari abatambyi
niyo mpamvu bigoye kubwira abantu ukuntu hari ukuntu tutemera ubutambyi bumwe bw'abantu ariko nyine biragoye kuko bakuze aribyo babona. Igihe cyarageze itorero rica mu bihe bikomeye, Kristo amaze gupfa arazuka, ariko haza mwuka wera, intumwa barazica, urumva, ariko zipfa zuzuye mwuka wera, itorero ribaho, ariko hagera igihe itorero rihura n'ibibazo bikomeye, batwarwa bugwate, urumva, n'igitugu cy'umwami w'Abaroma. Yego. Arabica, bagira nabi, arabafunga, bamwe bapfa bamanitswe, abandi barababaga, abandi bakora ibintu mbega bikomeye. Urumva uwo mubabaro, burya mu mubabaro ngira ngo wizeho shimi, warize n'abantu bize shimi cyangwa ubutabire barabyumva, ariko n'umuntu utarize reka tuvuge ikintu bashobora kumva. Buriya iyo ufashe amavuta, akabido k'amavuta, ukagatamo amazi, cyangwa se amavuta ari mu isafuriya ugiye guteka ifiriti akanagamo amazi, uko bishyira ku muriro y'amazi biraturagurika kugeza igihe amazi ashiriyemo, subizi. Yego. Buriya ni uburyo bwo gutandukanya amazi n'amavuta, umuntu ushobora kubikora. Iyo rero umuriro uhari cyangwa se ibintu by'ibibazo bihari, abantu akarengane gahari, burya Imana ibasha gucariramo amabuye afite agaciro, aleluya, cyangwa se abakristo ba nyabo, n'amabuye y'amapirate arivangura kuko yarashonga agashira agasigara amazahabu. Ibyo bihe rero byarabaye, abakristo nyakuri bamwe barapfa, abandi barahunga, bagira guti, ariko abandi bari amabuye y'amapirate, baravuga ati ntabwo tugiye gupfa ngo dushire, cyane ko haje n'umwami w'umunyamahoro witwa Constante. Buriya mu gihe cy'amahoro abantu baradamarara, reka twe tugende tumwisangire, twemere adutware ibintu by'itorero n'ibintu by'uburoma cyangwa se bya politike byihuza. Aho rero niho hantu ibintu byose byatangiriye tubona. Abantu benshi niyize gukora ikiganiro, umuntu wambwiye ngo nzakimuhe, niyize gukora ikiganiro mvuga ko umuntu wese usengera muri ADEPR, umuntu wese usengera muri Anglikani, umuntu wese usengera muri Gatolika, umuntu wese usengera muri ano madini yose afite imigenzo, aho bizihiza Noheli mu kwa 12, bakizihiza Pasika, bakizihiza Pasika mu kwa 4, bakizihiza Pentecote, bakagira ubutatu bwera, bakazagira ndetse bafite bajya babyita gute, iyi kalendari bafite imigenzo bayitaritage. Yego. Lituruje. Aba bantu bose bakurikiza lituruje, bose ntago basenga Imana nsenga, bose ntago basenga Imana Uwiteka, bose ntago basenga Yesu Kristo, kuko bo babashyize mu yindi myemerere yo gusenga imana z'Abaroma. Bamwe na bamwe basenga n'izuba, kuko ubizuba urabizi neza ko ubizuba turabifite, kwa 4 rizagenda atangira igihe cy'imvura. Yego. Ubundi bahita bava mu mwami wabo yapfuye, kandi si byo bintu twe turimo. Ndashaka kwinjira muri ibintu by'igisigo rero. Yego. Wampereye uvuga ngo abasilamu, ngira ngo abasilamu bo ikintu bakundi rwose n'ikintu nkunda andi madini, ikibazo ngiye gifite n'amadini yitaye Gikristo, ikintu nkundira abasilamu n'abandi bantu, bo barabyerura. Abasilamu muri logo yabo usure kureba iryo tangazo, urasanga harimo ukwezi n'inyenyeri, iyo logo yabo. Yego. Kandi niyo bagiye kumenya uko basiba, niyo bagiye kumenya icyo bakora n'icyo bakurikiza iby'ukwezi kwababwiye. Ukwezi niyo kare, navuga ko ari nkaho umwuka wera wabo, nicyo kintu cyabo. Yego. Ikibazo nyisanye n'abiyita abakristo, batatwerura, uretse ko abagaturika barabyerura, bakereka ko ikirangantego cyabo ari izuba. N'uzajya kubona uzabona ibimenyetso byabo, uzarebe no ku myenda abapadiri bambara, haba hari ikintu kimeze nk'imirasire y'izuba. Nubwo n'ukuntu bubaka insengero bazashyiramo amadirishya ameze nk'imirasire y'izuba. Hari ibintu byinshi ngo tubyinjiyemo cyane ikindi kiganiro. Yego. Ikibazo rero ni ukuntu weho wizera ngo umwana w'Imana wari umukristo ugiye kwivanga imyemerere n'abantu basenga izuba. Reka tubyinjiremo. Ese ubundi iki gisibo dutangiye gitangizwa no gusiga ivu, cyangwa se bita Wednesday Lent nyine, cyangwa se Wednesday kuno kuntu bafata ivu bakarishyira mu gahanga bagakora bagiga kwira bivu cyangwa se gusiga. Yego. Ubundi reka twibaze iriya vu uzahantu bikomoka. Wadufasha ukadusobanurira? Bafata urabona imikindo, amapambu, bino bintu bakora mu kwa 7 nyine ngo Yesu ngagiye gutambuka, bagakora nyine ngo Yesu ngari kunyuraho, babyita mashani, umunsi mukuru w'amashani. Yego. Noneho ya mashani bazanye mu kwa 7 barayumisha bakayibika ahantu heza, ikazuma, noneho bakazayikuramo bakazayitwika, noneho bakayivanga n'ayandi mavuta nyine wenda yayirayo cyangwa amavuta yandi bitewe n'ayo bafite, cyangwa se n'amazi, bakabituba bagakoramo akantu nyine kameze nyine nk'igifute nyine kagapati, bakazagenda basiga.
reka nkubwire ikintu cya mbere, Kristo wacu yaratambutse byararangiye. Nta kandi Yesu ajya kuza ntabwo yaziye Robert simvuze kuza ngo ducungure. Yesu aza kiriya gihe batambuka bashyiraho amashami. Yagiye muri Israheli, ntabwo yaje mu Rwanda, ntabwo yaje nubwo yaje muri bibiri, yaje muri kiriya gihe. Uri kubyumva? Uwo mugenzo warabaye, wari waranditswe, warasohowe, icyana cy'indogobe yakicayeho, abantu bashasha imikindo, abandi basasa imyambaro, uwo muhango wararangiye. Kose Kristo yamaze kuzuka, umubiri we n'umubiri yamaze gutandukana nawo, ku buryo uwo mubiri wiwe barawushyinguye hariya, sibyo? Ariko azutse bagiye kushaka nyine basanga yazukanye nawo, ariko uya mubiri ntabwo Kristo akiri umuntu. Ubundi Emmanuel byavuga ko ari Imana ije mu bantu, ari Imana ariko akaba n'iki n'umuntu. Ubwo bumuntu rero Kristo yarazutse arabutakaza. Ntabwo Kristo azongera kugaruka ngo agaruke ku ifarasi kuriya, nanagaruke bitubwira ko azagaruka, ariko ntabwo azongera gusubira muri Israheli ngo basase imikindo ngo bongere batambuke. Icya kabiri, imashini uzi ko ibintu by'ibiti ifite ikirere cyane gisobanuye mu buryo bw'umwuka cyangwa twagikoraho cyonyine, sibyo? Bakagitwika bakagikoramo ivu, ubundi bakabasiga ku gahanga kabo. Bati twebwe ikintu cyo kwicisha bugufi, twavuye mu ivu turasubira mu ivu. Roba uko Kristo yatakaje umubiri, nyine yatakaje ubumuntu, niba ariko ndi kuvuga simvuga umuntu nka Petero, ndavuga nyine iki kibiri kinyuma ko yagitakaje. Uyu mubiri Pawulo akunda kuvuga ngo ni umubiri wo gucishwa bugufi. Yego. Uko nako umuntu wese w'umukristo uriya mubiri we yawutakaje, niyo mpamvu atera imbuto z'umubiri, ahubwo yera imbuto za mwuka wera. Uri kubyumva? Uriya mubiri biravuga ngo dupfana na Kristo tukazukana nawe. Twamaze gupfana na Kristo, twamaze guhinduka ibyaremwe bishya, twamaze gutakaza identity cyangwa se ibituranga byaho mvuga kwa papa na mama, fata ubundi ibindi bindanga byo mu ijuru. Tumwene Imana irandirimba Pawulo, irandirimba ngo kubana na Yesu, bareza ko tumwene Imana twebwe. Hanyuma rero ngo bamaze kubisiga ngo batangiye igisibo cyo kwicisha bugufi no kwiyiriza ubusa no kuba abantu beza, bagatanga ibyo bari kurya ukabibika ukabitanga, ugashaka umuntu biha, bagasura abarwayi, bakirinda gukora ibintu by'ibyaha, mbese bagashaka ku buryo biyegereza Imana. Ikintu gitangaje, iyo migenzo yose uvuze nta nimwe n'indi batavuze, no gutanga icya 10 cya gakitogi na nyirasogereza n'ibindi byose ntazi iby'imigenzo, Abayisiraheli barabikoze, Abafarisayo barabikora nta kintu kimwe kivuyemo. Ariko Yesu aje arababwira ngo bameze nk'iki, nk'imva zisize ingwa inyuma, ariko ibyo ari umunuko. Nta kintu na kimwe umwana w'umuntu yakora yikoresheje kugira ngo abashe kunezeza Imana, agikoresheje umubiri, nta na kimwe. Yego. Yesu aratubwira ngo kubaha Imana, ubundi ngo muri yo yaravuze ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye bufite buzize iki? Kubura ubwenge. Babuze ubwo bwenge, kuko Yesu aratubwira ngo niwiyiriza weho ukarabe wisiga amavuta kugira ngo hatagira umuntu ubona kwiyiriza. Bibiliya tuvuga ngo nusenga ugende ujye mu nzu wikingirane ubundi usenge. Bibiliya tubwira ngo nujya gufasha ukuboko kw'ibumoso kukamenya icyo ugize gute watanze. Bibiliya tubwira ngo nujya gusenga usenga ubudasiba, kandi nusenga ntibyarya zigenda zisubiramo amagambo, ahubwo usengere mu kuri no mu mwuka. Yego. Ibyo bintu byose mvuze na kimwe kivuyemo, ibyo bintu bikorwa mu gihe cy'igisibo. Hanyuma twibaza ubundi igisibo cyatangiye ryari? Yego. Ko Yesu Kristo nta gisibo yakoze. Ibyo ngibyo bajya guhuza ngira n'iki 40 ngo niyo Yesu ngo yakoze, gusagiye ngo mbere ko ajya kugeragezwa. Oya, Yesu yabwiye intumwa azibwira ati bakundwa nimusenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Yesu yakoze amatisho y'iminsi 40 kugira ngo atagwa mu moshya. Ayahe moshya? Urabyuka Yesu Kristo ageze igihe cyo gupfa, yageze igihe avuga ngo ibyabaga byari bishoboka mu gikombe cy'indenge, ariko akandi gatima karazavuga ngo hoya sinzi uko nshaka aho uko data ashaka. Iyo ari amasengesho ataza kuyakora Roba, kiriya gihe byarabaye abavuze ngo bibe uko nshaka, kandi ko ari umwana w'Imana icyo ari gusaba cyari ko urabyibuka Imana yabwiye Mose ngo ugize nk'Uwiteka. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuse wa kabiri ngo nukuri ibishimwa mu bigawa, akanwa kawe zitwa nk'Uwiteka. Imana yemeye akanwa ka Mose zitwa nk'Uwiteka. None ni gute Imana ari gutuma akanwa ka Yesu kadahindwa nk'Uwiteka? Yari kubikora ko ari umwana w'Imana. Yesu ari kwibishira igihe ashobora kugwa mu moshya. Niyo mpamvu Yesu yajyaga gusenga.
uri kubyumva ntabwo wese yagiye gusenga kugira ngo yiyirize yibutse ko umuntu uzasubira mu wundi yari asanzwe azi icyo yaje gukora bishaka kubihuza bishaka guhuza n'amasengesho Mose yakoze ku musozi Mose yakoze ari amasengesho ku musozi iminsi 40 kugira ngo agire gute abone amategeko yari agiye kuyobora abana b'Abayisiraheli bari bafite isezerano ryo kwikiba ku mubiri kugira ngo babashe kureka ko babasha kugera ku rwego bahinduka abana b'Imana Imana ibashe kubishimira ariko nubwo babikoze ntabwo Imana yabishimiye kuko nta kintu umwana w'umuntu yari gukora kugira ngo kibashe gutuma Imana imwemera ahubwo twabashije kwemerwa dukoze iki urabyuka ko Abayisiraheli no kugira ngo marayika atabica byagombye ko babasha kubaga umwana w'ihene bakawasiga ku nkomagizo z'amarembo kuretse ko Imana itavuye ngo mugende mufate imiti mwiyirize mugende mukore neza ubundi marayika nacaho arabemera kuko umubiri bwawo ni icyaha wuzuye ibyaha wuzuye iriba n'ibibi byawo nta kintu bari gukora kugira ngo babashe kwikiza hagombaga igitambo rero ndagira ngo mubwire usanzwe ubizi cyangwa se n'abandi babyumvireho pasika yacu ni Yesu Kristo pasika yacu twarayibonye iki gisibo bagiye gukora ese ubundi ndibaza kera abantu bajyaga bavuga ngo twakijijwe abantu benshi babaga barabatijwe muri Gatolika cyangwa se wenda ubwo barabaye abasilamu nuko bagakizwa ngo bakajya muri ADP n'ayandi madini yita ababona again niko bitaga gukizwa none se ubu ngubu nko muri Anglikani bagira igisibo muri ADP nubwo iwanyu wenda ntacyo mugira ariko nacyo bagikora mu buryo bwa rwihishwa imibare ya Pentecote bifitemo ukuntu impamvu nifuje nyine ni ikiza n'ikibigendana bamwe basa nk'abicisha bugufi abandi babigaragaza ni yini yani abandi none ubu ko abasilamu bari gusiba n'abagatolika bakaba bari gusiba n'abangirikani bakaba bari gusiba ubwo se n'abandi basiba buriya umuntu avuye muri Isilamu akaba yabaye umwangirikani akaba abona bene bari guhuza imigenzo ubundi buriya nta fyanga ati ku bundi wakisura mu basilamu ko bagira n'urukundo kuko buriya niba hari idini ryiza kuruta andi madini mbona njye Isilamu nyishyira ku madini ya mbere meza ko bakora n'ibikorwa byiza baragerageza kubona bakundanye nta wicwa n'inzara ntaki ubona bagerageza tujye tuvugisha ukuri reka twigarukire rero itorero wari uzi impamvu Imana yatanze Pawulo impamvu Imana yatanze Pawulo cyangwa abe intumwa ku banyamahanga abibutse atwibutse nawe yada Prince we n'abandi bari kudukurikira Pawulo aje kutwibutsa ko isezerano ryacu agakiza kacu katazabonekerwa mu gukirwa ku mubiri Pawulo atwibutse ko guhezwa kwari guhari mu gihe cy'isezerano rya kera aho abantu bamugaye batinjiraga mu rusengero abagore bari mu mihango abaki bose abana atubwira yuko turi mu gihe cy'umuntu natwe twemerewe Pawulo aze atwibutse ko tugomba kugira imbuto za Mwuka Wera ariko tutagomba kugira byinshi dukora nk'imigenzo kugira ngo babizi ko Pawulo ibintu yagiye yandika ibyo bintu Pawulo yandika aba bantu bose bari mu gisibo babikojeje isoni kuko bo baracyari mu migenzo ya kera aho abantu bajyaga kwiyiriza bakabanza bakisiga ivu bakambara ibigunira bakigaragaza nk'abaciye bugufi kandi umwami wacu Yesu Kristo ari nawe pasika yacu yaratubwiye ngo twebwe nitwiyiriza ahubwo tukarabe twambara imyenda myiza icyo mu midugudu nta muntu wamenya ko twiyirije none bo basubiye mu migenzo ya kera hanyuma hano sinzi wenda niba nkuciye mu ijambo hano nshobora kukubaza ikibazo nshaka ko udufasha duhurize guhuza itariki yo gusiba hagati y'Abayisilamu n'Abakatolike uduhurize n'icyo Bibiliya ivuga ko hazabaho icyo bita guhuza amadini sibyo yose agahurira hamwe n'iyubakwa ry'inzu ya Abrahamic House urumva hari umugabo umwe wavuze ngo bazakora Krisilamu ni nko kuvuga ngo ni idini zitwa Krisilamu sibyo n'Abayahudi ubwo bibagije kandi n'Abakristo Abayahudi n'Abayisilamu yego ni ukuvuga ngo ni Judaisme ni Christianisme na Islam reka manze nyine mvuga iyo tuvuze reka Abakristo icyo nshaka kuvuga mbere kugira ngo iyo bavuze ngo Christianisme idini ry'Abakristo ntabwo ngiwe ndibamo kandi ntabwo mvangiwe ngiye ntabwo ndi muri Christianisme baba bavuga kubera ko Christianisme turi kuvuga dufite ubu yatangiye mu kinyejana cya hagati cya kabiri cya gatatu mu gihe cya Constantine niwe wayubatse nawe wabahaye utuje yose bari kugendamo umwanya wa Pawulo yari afite mu itorero ry'Imana mvuza Constantine yarawufashe yego
abandikira ibyo bagomba gukurikiza, ababwira imigenzo bagomba gukora, ababwira iminsi mikuru bagomba kwizihiza. Ayo madini agiye kwihuza abakristo, abayahudi n'abayisilamu, njyewe ntabwo nyabarizwamo. Ngende mu itorero rya Kristo kandi ritari muri iki cyitwa Christianism, ntabwo nkirimo. Abo bantu rero bamaze kubaka urusengero rwabo, urabizi, ruhuje ngo abana bene Aburahamu birengagiza ko bene Aburahamu Imana yafashemo Isaka, hanyuma ikiragiza Ishimayeli, kandi yamufasha kugira ngo azave mu rubyaro ruzabyara Mariya cyangwa se uzatanga Yesu Kristo. Yesu Kristo yamaze kuza, ntabwo twe tukiri kuri Aburahamu, ibyo twarabirenze. Ariko iyo nzu yarubatswe aho urwo rusengero rumwe ariko rutegerwamo abakristo, abayisilamu n'abayahudi. Iriya ni nka sembore, ni nk'ikimenyetso kigaragaza ko abo bantu bagomba kwihuza bagakora idini rimwe. Twebwe mu Rwanda ko n'ubundi bajya bagira igihe cy'ubumwe aho abasilamu n'ayandi madini yose bahura, subizi. Yego. Mu bindi bihugu sinavuga ibyabo kuko simpaba, ariko n'ubundi ibintu byabaye bimwe, kuko no mu bayoboye amadini hari igihe usanga na shehe harimo, akaza bagahuza imyemerere. Ubundi ntabwo byakabaye, kubera ko abasilamu n'abanavuga ko Yesu atari Imana. Twebwe abantu bemera Kristo tukamwemera nk'Imana. Ubwo ntabwo ntekereza ko, kandi iyo tuvuga ngo umuntu utemera ubumana bwa Kristo ubu ni umwantikristo, ntabwo nakumva ukuntu umuntu yemera Kristo n'umwantikristo bahura. Bamaze no kuba ikintu kimwe. Hanyuma kuba bafashe itariki ya 18 z'ukwa gatatu yego ukabihuza mu buryo bw'imibare, iyo ninjiye muri numerology kwa kabiri, sorry, Gashyantare 18, iyo mfashe 1 ni 9, iyo nteranijeho gatatu bitaba 12, 12 nayiteranye gahita ibyara gatatu. Mu buryo bwa numerology gatatu abantu babizi barabizi ko ari umubare ukomeye cyane. Gatatu rimwe, gatatu karindwi ni umubare ukomeye, kandi uvuga ikintu gifitemo passion. Nyine ubwo nakije mu bya numerology rero kuba byahuriranye nta kindi, nuko turi ubu ngubu uyu mwaka uzabamo ibintu bikomeye. Abantu basenga izuba n'abantu bagendera ku mboneko z'ukwezi, kandi mu buryo bwa spirituality. Izuba barifata nk'umugabo, ukwezi bakarifata nk'umugore, ubwo bigiye kubyara umwana rero. Sinzi niba uri kubyumva. Ni ukuvuga ngo iki kintu kigiye kuba cyo guhuza ubukristo n'ubusilamu bizabyara umwana. Ubu mu buryo bwacu umwana ni umwuka wera, nabo rero hari umwana wabo bizabyara, uzareba ikintu kizavuka nyuma y'ibi. Tukuvuga ngo no guhanura, tukuvuga ngo kugira gute nyuma y'ibi. Ubu amadini azafungurwa, bagiye kongera bakomode afungurwe basenge, kuko ikimenyetso alliance cyangwa se igihango cyamaze kuboneka. Abantu bamaze kubahuriza hamwe, imyuka bamaze kuyihuza. Nta kuba rero babafungura bagasenga nta kibazo, kuba abantu babumwe nta kibazo. Ariko ikintu kibazo ni ukubera ko abantu banze Imana. Niba mubwiye Roba, Abayisiraheli banze Imana, baravuga ngo twebwe ntabwo dushaka kuba ishyanga ry'Imana, turashaka kumera nk'andi moko, dushakira abami, turashaka abantu baze kuyoborwa n'Imana mwuka wera, bishakira abantu, bishakira pastor, bishakira amadini. Kubwira umuntu kumenya abo mukristo byahereye uvuga atagira idini, yakumva ari nk'igitutsi, yakumva bidashoboka. Ariko ukibaza niba muri bya ntantu handitse ko Kristo akoze umugenzo wo gusiga ivu n'uyu mugenzo w'igisibo, niba bire ntantu tubwira itorero rya kera, batuye ku itorero rya kera ryabagaho, ba Petero, ba Paulo, nta hantu batubwira bajyaga biyiriza iyi Pasika, aho igatangira mu kinyejana cya kabiri cya gatatu mu gihe cya Constante. Bumva bataranze Imana, bakikurikirira abantu. Iki gisibo nubwo uri kubara iminsi 40 mu gusoza kwayo, itangira nkaho gusiga ivu. Mu gusoza kwako hari ikintu bita ngo inzira y'umusaraba kwa padiri. Noneho bagakora ingingo y'umusaraba, ubwo bihera kuwa gatatu, kuwa kane bagakora umusangiro nyine wo ku meza matagatifu, kuwa gatanu ngo hakaba kuwa gatanu ngo gupfa ngo biziza mu rufungo rwa Yesu, kuwa gatandatu ngo bagasibira ku cyumweru bagahita bavuga ngo Yesu yazutse. Muri iyo nzira y'umusaraba niho bagiye bahinduramo ikinyoma kitugejeje ahantu ntashobora kubwira. Baragenda baravuga ngo mu nzira y'umusaraba ngo umugore ngo witwa ngo Veronika ngo yafashe igitambaro ngo agihanaguza mu isura Yesu ngirimo yavirana amaraso, ngo nuko ngo Yesu ngamwitira mu gushyiramo ishusho ye. Ibintu bitanditse muri Bibiliya ntazi ahantu babikuye, cyakuza cyese niba ari Yesu wabo wakoze urwo rugendo. Hanyuma yasura n'iki gitambaro ngo kibitsiroma ngahantu ngo habitse neza ku buryo nta wundi muntu ngo wakigeraho, ngo rukorera mu gitambaro
ngo nicyo nguriya mugabo ngo Da Vinci ngo washushanyije ngo isura ya Yesu ngo yagendeye ngo arareba ngamenya Yesu ameze ngo nuko nabo ngo n'abahanga ngo bitegereje ngo isura ya Yesu ngo baza kureba ngo umwakiteri ngo afite ngo ujya gusa nawe ngo rwose Yesu yasaga kuri uri kubyuvuze ibintu ahantu byatugejeje. Niyo mpamvu abantu benshi bamanitse iriya foto ya Yesu batabonye mu gihe cye kuko nta bintu by'amakamera n'iki byabagaho kuko byavuye kuki ku gitambaro ngo birika yahaye Yesu. Uza amarira yaririwe mu byaro n'ahandi ngo bagiye kureba filime ya Yesu ngo baramwisha arapfuye kandi uriya mugabo ari umutinganyi. Byatangiriye hehe? Byatangiriye ku gisibo. Uri kubyumva? Byatangiriye kuri ku kuntu babashushanyiriza bitangira ku nzira y'umusaraba. Ibo bafite ibindi bintu bakora muri iriya minsi twe kwita ngo ni ya Pasika, muri iriya minsi kuva kujya ku cyumweru muri Freemason mu bijyanye n'abakabare hari imigenzo bari gukora iriya badushushanyiriza, hari ibitabo bari gutamba bijya kumera nka bya ba Einstein niba ibisizo byo kubivuga, hari abana bari gutangwa, hari ibintu bari gukora, ariko twebwe hano natwe tukajya kubipratika, tukajya kwihuza n'abanzi b'Imana. Janet, dushamikiye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Bibiliya yasobanura kumenya ikerekana ko kumenya ari ukubaha Uwiteka. Hanyuma mu kubaha Uwiteka avuga ngo ntihazagire ibishushanyo wikubita imbere cyangwa se uramya. Donc duhuriza iki kintu twita no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Bikamubwira hari n'indi bari bavuga ngo abagenzi b'abanyabwoba ngo inzira nyinshi inzira nyinshi ngo yabishe ku busa imfura y'amahindu ariko nyamara batazajya mu ijuru. None se roba ibaza inzara igiye kwica abantu iminsi 40 bigiye gukubita abantu inzara ibica batanarya. Abagenzi b'abanyabwoba iyo ndimo twaririmba kera muri korali. Ibaze amafaranga bazatanga mu bikorwa by'urukundo nta hantu hamwe azandikwa. Ibaze impano ibyacumi ibintu byose bagiye gukora ngo kujyana Imana babone neza. Ndabibutsa ko Kristo yacu yarazutse, Kristo niwe Pasika. Biri muri Bibiliya biranditse, nta handi hantu ho kubishakira. Somera. Yego. Uri kumva? Ndakumva. Somera muri Yohana wa mbere. Yohana wa mbere katwite tuzishyira muri ijambo ry'Imana. Noneho tuze kuza gusoza ariko twanavuzeho n'ijambo ry'Imana. Okay. Yohana wa mbere. Abantu somereye. Mu Bakorinto ba mbere. Igice cya 5 umurongo wa 7 havuga gute? Abakorinto ba mbere 5:7 aranditse ngo nuko nimwiyezaho umusemburo wa kera, nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera kuko Pasika yacu yatambwe ari we Yesu Kristo. Uri kubyumva? Twiyezeho imisemburo ya kera, twiyezeho amategeko ya kera, twiyezeho ibyo bisibo bya kera bidafite umumaro, twiyezeho uko kwicisha bugufi kwa kera. Pawulo n'uvuga ngo abantu ngo bijya nko bicisha bugufi nyamara abanzi b'umusaraba wa Kristo. Wowe urajya kwiyereza Pasika izaba mu pakane kandi Kristo bibitega ko ari we Pasika yacu. Uwo musemburo wa kera tubikureho ibyo bintu bidafite umumaro. Ibyo bintu by'imigenzo, ibyo bintu byo kujya kwigira nyine abanyamadini, abo tuba ba Kristo twenyine. Yego. Nicyo kintu cyo gikene ubwo nibwo bwenge buri hano mu Bakorinto ba mbere igice cya 5:7 Kristo irobe rishya n'umwuka wera, irobe rishya n'ukwakira agakiza n'ubuntu bwa Kristo. Turi mu mwaka w'imbabazi, umwaka Kristo yagiriyemo imbabazi. Ibyo byaha byacu Bibiliya tubwira uburyo bituvaho. Insomera muri Yohana wa mbere rwa Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa 8 kujya ku 10. Yohana wa mbere mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa 8 kugera ku 10 haranditse ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twebwe, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma kandi n'ijambo ryayo ntiriba rikiri muri twebwe. Amen. Kuvuga ngo twatuyana ibyaha byacu, ngiye niba nakoshereje rubati nze gusange gusaba imbabazi uzime umbohore nanjye mubohore, Imana izaba natwe tubabariye. Icyo
icyaha cyo kutizera Imana twakibabariwe kera. Ibindi byose twakoze abo twatumye tubasaba imbabazi tuzaba twera, ntabwo tuzarindira iki gisibo kugira ese ubundi uko bagiye kwisiba abasilamu bo noneho ngo barasiba kugira ngo Imana ibabare ibyaha, ubundi bakabikora mu yandi mezi asigaye, mu yandi mezi baba bari abaye. Twebwe twinjiye mu gisibo ubwo Kristo atubwiye ngo ushaka kunkurikira yiyange ubundi azankurikire. twebwe twariyanze, twigiriza kenshi igihe tubishoboye, turafasha twihana ibyaha buri munsi kuko ijambo ry'Imana ritubwiye. Turi mu gisibo kitarangira kugeza igihe umwami wacu azaza kudukura akaduhamagara tugafata tukamusangana igihe azaba agarutse. Satani nibabeshya, nibashyira mu bihendo byo kugira ngo biyumve nabo babaye abana b'Imana kandi babaye abana b'idini. Ariko Roba, tuzakora ikiganiro umunsi umwe ndakigusaba kugira ngo abantu bamwe ubundi umuntu ntuza n'ugeze kuvuga ubuhanuzi ng'abantu ngo bomora ngo bavura ngo ibisebe nyine ngo babica hejuru, ngo babica hejuru. Yewe nshaka kuzabwiza abantu kuri umunsi nzataha nzavuga ati ibyo nagomba gukora mu isi narabikoze. Naravuze basi hari abantu benshi twita ngo nabatagatifu, twita ngo nabantu ngo bahuwe Imana, ngo nabantu ngo bahuwe Imana kandi barahowe idini. Abo bantu bazarimbuka bazize iki? Bazize kutamenya. Hari abantu batwitswe mu muriro baratwikwa bazize idini by'abagatolika cyangwa by'abadeperi cyangwa by'abangirikani, bazize imigenzo yabyo, batazize Kristo bazarimbuka. Robati, hari abantu abagabo bataye. Ubu hari umugore ugiye gusenya ngo umugabo yamuje kwiyiriza ngo turi kumwe no mu gisibo ngo umugabo n'umugore ngo batanaryamana. Ibaza abagabo bagiye kubura abagore baba iminsi 40. Ibyo bibaho se? Muri Islam ntabwo umugabo n'umugore begerana. Kandi no mu bagatolika iyo ushaka gusenga, iyo ufite ibihe byo gusenga ntabwo muryamana. None se mwaryamana gute kandi muba mwarebye ivure? Ndetse ntabwo uzi ibintu bya no kwiyiriza, harimo kutaryamana n'umugore. Nabyo narinzi Bibiliya iravangurirwa umuntu w'iteka atoranya iyo mihango n'imigenzo y'abafarisayo n'imisemburo yayo Yesu yarayinkijije. Ntabyo narinzi. Ubwo rero ubu none ntibaze ko hari n'abana bari kuzavuka muri amezi batazavuka abana bapapa batabonanye. Kandi noneho urumva umugore yageze mu gisibo, urumva ko bamara iminsi 40, ya minsi arayishyura y'imihango irangiye arongera akayisubitamo. Ibaze inzara igiye kubica ku busa, ari umusemburo wa kera. Pawulo ababwira ngo umusemburo muwirinde, muwivome, n'ubu n'abarimu muwivome mubashiremo, kubera ko muri kubura ubwenge, muri kurabya ibindi bigirwamana. Izo nzara iri kukwica ni iy'ubusa, iyo mvura y'amahindu ni iy'ubusa, abo bantu uri gufasha ni iby'ubusa kuko uri kubikora ubikoze ku itegeko ry'idini, si ibintu bikuvuye mu mutima. Ndakwibutsa ko imirimo tuzahemerwa n'imirimo twakoranye urukundo, kandi urukundo ninde? Ni Kristo. Ntabwo urukundo ari uwundi muntu, ni Kristo. Ako se Janet, hari ikibazo mise ntekereza, sibyo? Yego. Iyo Kristo amaze kukwishurira ukamenya ko ari we kuri, ko ari we nzira, ko ari we bugingo, ko ari we rukundo, urkumva donc ibyo bikorwa byose ukabikorera muri we, wumva ari ibintu byijyanamo nyine byijyana kubikora buri munsi ndagurindira igihe runaka automatically nyine ntabwo ubukikoresha cyangwa se donc witwara kuko ubutwawe nuko agutegeka. Ntabwo Yesu yagutegeka ngo siba mu kwa 12 ngo ubundi nguhite birangira ngo ujye wikorera ibyaha bisanzwe. Donc kubaho abantu bamwe batazi ko Yesu ari gutwara abantu ari nawe ubagenga, ni iki wabafasha kugira ngo ari nk'umuntu ejo wanyandikiye muri commentaire mu kiganiro nakoze mbajije ni uwabaza abakirisitu benshi ukajya nkara kuri ADPR ku bakatolika ukabaza ati munsobanurire Bibiliya kivuga ngo dukwiye gusengera mu kuri no mu mwuka, ubundi mu kuri no mu mwuka ni hehe? Abantu benshi bakaba batahazi kandi Yesu yarivugiye n'ingenzira ukuri n'ubugingo. Ni iki wafasha nk'umuntu dukurikiye muri conclusion y'ikiganiro cyacu, nk'umuntu dukurikiye ukamubwira ati ariko nyamara dore va ku giti dore umuntu nibaze mu Constantine umwami w'Abaroma yabandikiye, nibaze mu migenzo yose yabandikiye. Ubundi bakurikire Kristo, bakurikiza imigenzo y'Itorero rya kera uko turibona mu byakozwe n'intumwa. Simbabwiye ngo bagende ngo bagurisha ibintu byabo byose ngo bagende ngo batura ahantu hamwe, niba bishobora bazabikore, ariko sinzi niba byabakundira. Ariko noneho bigurisha ubutaka bwabo ngo bagende ngo bahurize hamwe undi muntu ngo bayobore kwa n'igitabo no kwizirwa. Ariko nakora ku Itorero rya byakoraga, nagira urukundo rwa mbere. Uko ashoboye gufata afite ubushobozi nabikore, uko ashoboye kujya gute niyumva ubundi kazivuye ku kintu cyo kwiyiriza. Kuko abakristo ubundi twiyiriza ryari? Yesu yabwiye intumwa ngo nimwiyirize nimusenge kugira ngo mugiye gute mutagwa mu moshya. Umukristo yiriza kurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. Hanyuma ubwo utwikirizeho usobanure neza, sibyo? Yego. Bibiliya idusobanura ko turi ingingo za Kristo ku mubiri umwe. Yego. What's the meaning? Cyangwa se bifite ikihe gisobanuro? Yego, umubiri ni Kristo.
umubiri ni Kristo. Noneho izi ngingo reka nuzuze ikibazo cyanjye. Izi ngingo uri kumva ntago fonctionnement y'umubiri icyo urugingo rumwe rukora ari cyo urundi rukora cyo koza biri rusuzanye. Cyo koza ndafashijwe n'ubanuzuye umwuka wera. Waruzi n'impamvu n'itorero Kristo ataraza ngo azadutware. Nuko turi umubiri we kandi umubiri ntago uruzura. Yego. Sizindi biri kubera. Urabona iyo umwana ari kuvuka hari ibintu bigenda biba forme byiyongeraho. Umuntu agatangira ari amazi akagiraho kaza wenda umutwe akazaza amaguru igihimba amaso imbone n'ibindi. Umva roba twebwe turi umubiri wa Kristo kuva igihe Kristo yacunguye itorero abo yacunguye barabayisari bicunguje amategeko akaza akabacungura igihe cy'ikuzima akabohora bera abo yacunguje amaraso ye abo bantu bose yacunguye uri kubyumva itorero ryose rya Kristo n'umubiri wa Kristo impamvu Kristo ataraza n'impamvu dukomeje gukomeza kwihangana umunsi umubiri wa Kristo zuzura umugeni wa Kristo akaboneka yuzuye ingingo zose zagiyeho zizaza gutwara umugeni we. Hari abandi bakiri inyuma yacu kuko ntabwo umubiri wose urangiza kwisetinga ngo umuntu w'umugeni abashe kuboneka kandi uwo mugeni umaze kuzura uzaba usa na Kristo neza. Ubu kera nari nzi ko bura nk'abantu bavuze mu rusengero nkakuri abantu bavuze mu rusengero ruje rugahita rubahirimira baba abana umuntu abona n'abana beza nibwo Kristo yaje kumishurira gushaka kujya no mu rusengero rw'abantu barenga 800 uri kumva wabasaka impamvu yabajyanye gusenga n'impamvu bari guceza n'impamvu bari kubyinuka batiyo reka ngusubize ngiye hari igihe najyaga mu rusengero ndaguze igitenge gishya urumva yego hari n'abana bamaze iminsi bamvuga ngo tugende nambara ibitenge bishaje taka kubera ko nanakidesheje na modeli nshyashya n'agasakoshi gashyashya cyangwa inkweto. Hari igihe najyaga mu rusengero kuko wa gatandatu baniriwe ndi gufura imyenda yanjye ku cyumweru w'umunsi mbonye wo kuruka kugira ngo mpunge akazi k'iwanjye. Hari igihe najyaga mu rusengero kugira ngo ngire gute njye kuririmba njye muri show sibyo cyangwa ndi bubwirize ndi buvuge ariko ugasanga inshuro agiye guterana ngiye kureba ariko Imana tarananirwa na hiri by the way ariko turamutse tugiye gusera tugiye kureba Imana kuko biravuga ngo ababiri cyangwa batatu bateranye kubera izina ryanjye bandi hagati muri bo ariko reka mubwiye ko twibeshye nkava mu rugo nzi ko ngiye kureba Imana nkava mu rugo nzi ko ngiye guterana nkakora ibishoboka byose nkagenda imbere y'Imana ntunganye ariko nagira mu rusengero ngasenga nkanabwiriza nkabwira abantu mu mwuka wera ariko umva mubwiye ko nabaga ndi kubeshya Imana nuko yinjiraga mu rusengero habona umuntu tutumvikana dufitanye udukimbirane ntago nabaga mubabariye amatanaga yasohokaga wa mubano wacu wanjye kudahuza warakomezaga. Ni gute umuntu uvuye imbere y'Imana ni gute umuntu waruzi ubwiza bw'Imana uri bukamusaba kumuze ko yaje arabagirana ni gute usengana n'umuntu amasaha 2 mugasohoka mutacyumvikana kandi musoje gusenga nonese koko twabaka yabaga ari kandi abantu mudukurikiye murabizi ko nubwo mushobora gusimbuka amasaha 3 mu rusengero mu gaceza bikagenda neza umuntu ufitanye beef mugeze hanze no gusuzanya ntimubyemera no muri korari yo mugezemo udukundi duhita twirema uri kumva wewe uvuze impamvu zawe wenda wewe ari umwana mwiza urazi ko hari abandi bajyayo mu mpamvu zo gutwara mu nzara bagiye gushaka utwana duto baroga pasiteri akazaje kwibarira amaturo n'amafaranga akaba ari cyo kintu cyamuzinduye na target. Umva nkubwire uribuka Yobu ari kugeragezwa inshuti ze zikaza zikamubwira amagambo amukomeretsa zikamucyura zikamubwira nabi uribuka Imana imaze kuza Imana imaze kwishira Yobu yabavuze ngo nashaka kubana n'Imana Imana ikaza agahishura ko kuba Imana bwo bwenge kandi kuva muteye kujijuka Imana ikamunamura Imana imaze kuhagira bamaze guhuza umutima uzi ko ikintu cyakurikiye ari ukwiyunga bakamusaba imbabazi yo bakababarira. Ikintu kigaragaza abantu bateranye n'Imana nuko abantu bahava babaye umwe nuko abantu bahava bumvikana naho niba tusenga tugasohoka tugifitanye amakimbirane mu mutima tugasohoka umuntu wababaje nk'imufitiye inzika tugasohokana amoko ubwoko narindi bwo nk'abanyibufite tugasohokana kwicira inzira tugasohokana kutizera tugasohokana kubashya no kwambura umuntu akambira umwanya akambwa ati se utashye mu rugo nakiza ko mu rugo nabyo kumugabura biriya niho yanimba yagiye ku muhanda kabanda mubeshye ubuse koko ni Imana nayo yagiye gukuri oya ahubwo uvuze akantu kangutere story zigeze kumbaho yego donc one day hari ukuntu wajyaga nko kusenyera uri nk'umwana w'umusore uri muri adolescence yego wamara kugerayo wenda ugiye gusenga wakarajye wanarimbye none wagera wakubita ijisho umukobwa muteretana yaba ataje ugahita wongera ukitahira
aha wahita witahira ubwo se kuko abaje ngiye nigeze kujya gusenga ahantu habaga icyumba nari ntarakizwa neza nyine nari nkibivanga noneho ngiye gusenga ndihana ariko nihanye sinihana ndavuga ati ntabwo nihana gusambana kubera iki ntabyihanye no mpano zarabira ngo ese kuko gutanya gusambana kandi barabikoze igihe nari nanatwite hasi namubwiye ati impamvu ntabyihanye nuko ndabikora mu kanya ese unaki nahora muri ibyo suko ndabwira ati kuba yineye tukibona tutarasezerana urambwira ngo nihane ibiki ako ni akagero gatoya no kuvuza hari abantu rero baba bagisambana ahubwo bari kubipanga bari kwandikirana ati mu kanya n'ibyo utahita twisohokere bwo kiriya kigabo kigiye kubwiriza hari abavuga ubutumwa ngo baba batazi gusatura neza barondogora akajya twitahira n'ubundi ndabona urabahaye kubwiriza ari cya kinyamagambo maze byinshi yo kugira ibyadukolonije waba ufite nka gahunda nk'iyo kwihutisha kujya gusambana cyangwa kujya muri pati cyangwa kujya mu biti ugasiga utuye kugira ngo ituro ryawe baryandike ifishi yawe izagenda yuzuye cyacu mutavuga ati kanyijyane naza kukirirayo reka nsige gitaha kugira ngo pasiteri abone ko umeze neza na Janet reka wenda twitse ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko twakitsa tubwira abantu ko ubwoko bw'Imana burimbutse buzize kutamenya uko kutamenya rero ntago ari yama bwa bucakura abantu baba bavuga umuntu yima mugenzi we ngo Imana idusaba kugira ubwenge uri kumva kutamenya Bibiliya isobanura kumenya ko ari ukubaha Uwiteka iyo wubashye Uwiteka ni iki ni ukugendera mu mateka n'amatwara ye n'ubuyobozi bwe twahawe umurongo Bibiliya yaduhaye umurongo mwiza uri kumva umuntu nawe ukurikiza nk'uko biravuze ngo akikora umusaraba akiyanga uri kumva Yesu azabana nawe akagendana nawe rero sinzi wenda ntago nasoza nakubwiye ngo niba ari icyo ufite watubwiraho tugasoza ikiganiro cyacu ngewe ikintu ku kwijyanye nababwira nuko imirimo yose bakora batayikoranye urukundo batayikoze ari mwuka wera yibasabye ntabwo izandikwa nta hamwe ni wa mugenzi w'umunyabwoba bararuhira ubusa uri kumva bararuhira ubusa icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri siyo donc cyo koza wenda hari abinjoyinga bakishima uri kumva urumva nk'abantu bagiye bashimishwa n'iki cyo koza abasiramu ni mugoroba bateka ifutari iryoshye bo baranaga njya kwirya abasiramu barafutura ukabona ni sawa abasiramu nzi bamwe bagira umutima mubi noneho iyo igisibo kivuze ndavuga ati Imana noneho bazangiye koroherwa ukwezi kuko baba bafite umutima mwiza gutera ubate wanamukandagira ariko arabibika iyo igisibo kiranye abiheraho ati barankandagisha barakoze rero umusuhuze n'abandi reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro nshimire na Janet waduhaye umwanya tukaganira hanyuma mwuze mbere yuko muhita murakara buriya umunyedini y'umubwije ukuri ahita kurakarira nkaho yamaze kumva ibyo uri kumubwira unuza ariko n'ubuhanuzi bagomba kubasohora Bibiliya iravuga ngo bazabiziwe amatwi badashaka kumva ahubwo bashaka kumva ibijyanye n'irari ryabo ariko Imana ibamugisha reka mbabwire ko ibiganiro byacu byo nakagaruka mbabwire ngo shalom naho buta mwakoze kubana natwe ciao